ngiye gusoma zaburi ya 23 niyo zaburi tugiye kuzirikana uyu munsi. Ni zaburi izwi cyane muri Bibiliya, ariko nk'uko nabikoze mu masabato biratambutse, ngiye gusaba uburenganzira bwo kongera gukorana n'abavandimwe. Urakoze. Ari byo kurebera ibyanditswe mu muco w'iburasirazuba bwa kera bwo hagati. Zaburi ya 23 iravuga ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. None se kuki bafataga abana bato ngo baragira intama? Reba hano ibintu biteye amatsiko. Intama ni ubwoko bw'inyamaswa idapfa kumenyera undi shebuja utari shebuja wayo. Niba mfite umukumbi w'intama kandi ngomba kwishyura Antonio, maze nkabwira Antonio ngo nta mafaranga afite yo kukwishyura, ariko igikurikiyeho ngiye gukura muri wa mukumbi intama 10 maze nziguhe, ntabwo azabyemera, keretse zibaye ari inyama gusa. Ku muntu w'umwungeri w'intama, uzi kizabaho? Intama 10 nzaba namuhaye ntabwo zigera zimumenya. Zizananuka zivuge ngo, ngiye kwicwa n'agahinda gakabije kubwo gukumbura databuja wa mbere. Zamenyereye impumuro yanjye n'ijwi ryanjye, ntabwo zizigera zimenya undi shebuja. Ariko hari inzira imwe rukumbi ibasha gukoreshwa, maze intama igakurwa kwa shebuje gahabwa undi muntu. Ni igihe ufata abana, agakobwa cyangwa agahungu gato ngo baragirane nawe umukumbi. Aho umwana azakurana n'intama maze zimenyera umuhumuro w'umwana. Umuntu mukuru n'aba adahari, hazaba hari wa mwana. Ntabwo kuyobora intama bigoye, ntibigoye habe na gato. Intama irubaha, irumvira kandi igakunda umwungeri wayo, kuko ubuzima bwose ibifite ibizi kwibukesha uwo mwungeri wayo. Intama iritonda, ntisakuza, nubwo bayijyana kubagwa. Icecekera imbere y'abayikemura maze bagakora ibyo bashaka byose kugeza ubwo ishize mu mwuka, ubuzima bwayo bukaba burangiye. Intama izi ubwenge kandi yibera mu rugo, ntiba mu gasozi. Aho mu rugo niho ihora yitegerereza abayigirira neza n'abayigirira nabi. Imenya impumuro y'uyikunda, ikamenya ukunda guhora yijyana mu bwatsi butoshye, kandi ikamenya n'ijwi rya nyirayo. Nta mahane igira ngo yakubita umwana muto mwayiragiranye ku gasozi. Umwana muto wakoranye nayo abasha kuyahira, akayivana mu rugo akayigeza mu gasozi ku bwatsi, kandi akayigarura kugeza ubwo igeze mu kiraro cyayo, ikiryamira maze igasinzira. Inyamara nubwo bimeze bityo, intama ntipfa kumenyera umuntu wese ubonetse wese, ntipfa gukurikira umushumba uwo ari we wese. Iritonda ikabanza ikamenya uwo muntu ushaka kujya yigaburira uwo ari we. Iribaza iti, ni muntu ki? Ku impumuro ye ntayimenyereye, ko mu majwi mpora numva iwacu ijwi ry'uyu muntu ntarizi. Iyo isanze ibyo byose itabizi, intama ntimukurikira, kandi nubwo yamukurikira ihorana agahinda gakabije, kuko ihora ikumbuye ijwi n'impumuro nziza ya shebuja wayo wa mbere. Zaburi ya 23 iravuga ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Niba Uwiteka ari we mwungeri wawe, ubwo uri intama. Niba uri intama, ngaho isuzume, uri intama imeze ite muri iyi minsi? Uri intama yitonze cyane, ku buryo umwungeri wawe Uwiteka yakubonye abona ko kuri intama ye. Uri intama ifite amahoro muri iyi minsi, ku buryo wakwemera no kuyoborwa n'umwungeri muto Uwiteka yasize ngo akuyobore mu buryo bugaragara. Cyangwa uri intama ivuga ko umwana muto atagomba kuyiyobora muri iyi minsi, kwiza aho igomba kurishiriza, ikamenya aho igomba kunywera amazi, ikigaburira kandi kumva yihagije, ku buryo idakeneye umwungeri muto. Muri iyi minsi intama zaratatanye, zuzuye mu gasozi, ku buryo usanga zose ziri kwigaburira. Ntabwo zikemera ko umwungeri muto azigaburira, kuko zitizeye ibyo kurya biva kuri uwo mwungeri. Intama zihora ziterana impaka kuva mu gitondo
kugeza nimugoroba. Zihora zihana ibihamya bishyigikira uruhande rw'agasozi ziri kurishirizamo muri iyi minsi, kandi iyo zibeshye zikamenya kuri intama itari mu gasozi kazo, zihita zikuvaho zikakureka kuko zishaka kuba mu muryango wazo zihuje. Ibyo zigishwa n'umwungeri zitoranirije, kuko intama zatatanye bigeze aha. Zatatanya abungeri bati Imana yazishinze barihe? Mbese ni ikibazo cy'abungeri bato, cyangwa ni ikibazo cy'intama zabuze abungeri bakorera shebuja mukuru neza? Kibaye ari ikibazo cy'abungeri barangaye kugeza ubwo intama zatatana bigeze aha. Dore amagambo Uwiteka abwira aba bungeri yanditswe muri Ezekiyeli 34 ku murongo wa 2 gukomeza. Handitswe ngo, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli. Uhanure ubwira abungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama, ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntabwo mwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga, nuko ziratatana. Kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Nukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka, habe no kuzibaririza. Ayo ni amagambo Uwiteka abwira abungeri b'intama b'uyu munsi. Intama mwajyaga muragira ziririmba, zibwiriza, zicuranga, zikorera imirimo umwungeri mukuru kuri wa musozi wera, zagiye he? Zimwe muri izi ntama hari izivuga ko impamvu zatatanye ari uko zategekeshejwe igitugu n'umwaga, nk'uko byanditswe ku murongo wa 4 w'icyo gice. Haba hari abungeri bakoresheje igitugu n'umwaga, maze bigatuma intama zitatana. Bungeri, mwaba mwaributse gusindagiza intama zacitse intege cya gihe, kandi mukavura n'izavunitse? Niba ibyo bitarakozwe, hari amagambo Uwiteka abwira umwungeri waba warakomerekeje intama cyangwa akayitegekesha igitugu bigatuma itatana. Ayo magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ni umugabane wa mbere ku cyigisho cyitwa uyu yiyegereza abanyabyaha, ku kagingo kavuga ngo kubona intama yazimiye. Ni paje ya 42 PDF. Handitswe ngo, umwungeri umaze kumenya ko yazimije intama imwe ntaterera iyo maze ngo avuga ati iricyura niza ndayugururira. Ahubwo umwungeri abura amahwemo ntagoheka, arasohoka akajya gushaka iyo ngiyo yararagiye. Iyo ijoro rirushaho kubudika, niko inzira irushaho kuruhanya. Nyamara icyo gihe nibwo umwungeri arushaho kuyishaka ashyizeho umwete. Azamuka imisozi ihanamye, akamanuka ibikombe, ndetse akagera no mu mikoko hamwe na hamwe. Ahanyura mu buryo bwo kwigerezaho. Amaherezo umuhati we ntubipfabusa. Intama yazimiye iraboneka. Ntayituka ndetse nta nubwo agenda yikubita, ayiterera ku bitugu byanezerewe. Iyo yakomeretse arayiterura kugira ngo ubushyuhe buva mu mutima we buyisubizemo ubugingo, ayisubiza mu mukumba anezerewe. Ayo ni amagambo abwirwa abungeri, kandi bakwiye kuyakurikiza kugira ngo batazabazwaho intama z'umwungeri mukuru zagiye. Ariko se gutatana kw'intama zose bikwiye kugerekwa ku mutwe w'abungeri, cyangwa n'intama nazo haba harimo izahuye n'isega igashaka uko izitanyagura kuko zitarinze ubwiza bwazo? Uyu munsi ugutatana kwazo kukaba kwagerekwa ku bungeri, nyamara intama zararangaye. Hari intama zasohotse mu rwuri burundu ku buryo zitagishaka no kumenya ibyo ubwatsi butoshye buri muri urwo rwuri. Zizi ko agasozi ziri kurishirizamo ariko gasozi k'umugisha gusa, ko agasozi ka kera kahiye kuri ubu kakaba katakigira ubwatsi, kandi ko intama zihora zirishiriza muri ako gasozi ka kera zitarya ngo zihage, ndetse ngo niyo zihaze ziba zitariye ubwatsi bwiza, ko ahubwo ziba ziriye ubwatsi bwanduye bw'intama z'ahandi hantu hatari mu rugo rw'umwungeri mukuru. Wa ntama we,
usigaye urishiriza mu ruhe rwuri? Mbese n'iki kikwereka ko ubwatsi uhora urya buba ari ubwatsi bwo mu rwuri rw'umwungeri mukuru? Mwungeri nawe, Pastor Rodrigo Silva arakubwira ngo ntabwo kuyobora intama bigoye, ariko igikenewe kugira ngo intama zemere kuyoborwa zigomba kuba zizi neza ijwi rizivugisha ko ari iry'umwungeri nyawe wazo, kandi zikamenya ko n'impumuro ziri kumva ari impumuro nyayo koko y'umwungeri wazo wa mbere. Pastor Rodrigo aravuga ati n'umwungeri muto yaziyobora kuko ziba zaramaze kumenyera ko uwo mwungeri muto akorana na wa mwungeri mukuru. None bungeri bato, intama muyoboye zaba zarababonyemo ibimenyetso by'umwungeri mukuru, zaba zarabumvise mu ijwi ry'impuhwe n'umutima urengera umudendezo w'umutimanama w'intama, zaba zarahumuriwe n'impumuro mukura ku mwungeri mukuru wabasigiye inshingano yo kuragira intama ze. Mbese namwe ntama nanjye ndimo, twaba twarumviye neza abungeri bacu igihe cyose batubwiraga ibihuye n'ubushake bw'umwungeri mukuru, ngo twababereye umutwaro, turabananiza, turabagora kugeza ubwo inshingano zababanye nyinshi maze tukabakoresha icyaha? Intama zatumye Mose atagera mu gihugu cy'isezerano kuko zahoraga zijya mu matwi ye zimubwira ziti, ubundi watuzaniye iki muri ubu butayu kuza gupfira inaha? Ko ari nta mitima tuhaboneye, akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitima mibi. Maze Mose ananiwe amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye ya kabiri, kivusha amazi menshi. Ariko Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Mwungeri, izi ntama mwaragijwe zishobora kuzatuma mutagera mu gihugu cy'isezerano nimudahora mutakambira umwungeri mukuru ngo abahe ubwenge bwo kuziyobora. Muri iki kiganiro tugiye kureba iby'umwungeri n'intama mu mucyo w'iki gihe. Iki kiganiro turagishingira ku kibwirizwa cya Pastor Rodrigo Silva wo muri Brazil, kandi icyigisho cye kikaba cyaritwaga Zaburi ya 23. Nkwaye ikaze muri kiganiro gikomeye. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke, kandi nkwaye ikaze. Pastor Rodrigo Silva agendeye ku muco wa kera wo mu burasirazuba bwo hagati aravuga ati, hari inama imwe rukumbi ibasha gukoreshwa maze inama igakurwa kwa shebuja igahabwa undi shebuja. Iyo nzira ni iyi: ufata abana, agakobwa cyangwa agahungu gato, ngo baragirane nawe umukumbi. Aho umwana azakurana n'intama maze zimenyera umuhumuro w'umwana. Umuntu mukuru naba adahari, hazaba hari wa mwana. Ntabwo umwana uvuye ahandi agomba guhita aza mu mukumbi w'intama ngo atangira ziragire. Izo ntama ntizizamukunda kuko akivuga gusa, zizahita zumva iryo jwi ridasa n'ijwi ry'umwungeri mukuru, ndetse n'izininukiriza zizumva umuhumuro w'uwo mwungeri muto zitawuzi, maze intama zange kuragirwa bitume zikumbura umwungeri mukuru. Ubwo rero kugira ngo abungeri baragira umukumbi bakeneye ikintu kimwe. Icyo kintu ni ukugirana isano n'umwungeri mukuru, akabaha ubwenge mu gihe ubwenge bushize, akababwira amabanga yose yakoreshwa kugira ngo intama zemere kuguma mu kiraro. Iryo ni ryo banga rukumbi ribasha gukoreshwa maze intama zigakunda abungeri. Bavuga zikumva ayo majwi asa neza n'ijwi ry'umwungeri mukuru, kandi banyuraho intama zigahumurirwa n'impumuro yabo kuko izaba ikomoka ku mwungeri mukuru. Pastor Rodrigo Silva muri iki cyigisho yatanze isomo riboneka muri Yohana 10:7 gukomeza. Handitswe ngo, nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Ku murongo wa 11 n'uwa 12 kugeza wa 13 arakomeza ati, nijye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite. Kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata,
rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ku murongo wa 11 Yesu yaravuze ngo, uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Ubwo Yesu yavuze ko igitatanya intama ari uko iyo abungeri babonye isega rije maze bagahunga, intama nazo zihita zitatana. Bivuze ngo isega riramutse rije mu mukumbi maze abungeri bakaguma hamwe, bakaguma mu irembo bakarwanya isega, isega ryasubirayo rigahunga maze umukumbi ntutatane. Uyu munsi tubona gutatana k'umukumbi byatewe n'iki? Mbese aho isega ntiyaba yaraje ishaka umukumbi maze aho kugira ngo abungeri bahagarare mu irembo barwanya isega, bakava mu irembo maze isega ikaza ishaka gufata umukumbi, umukumbi ugatatana. Kuki umukumbi watatanye? Byagenze gute ngo umukumbi utatane? Hakwiye kurebwa icyatumye umukumbi utatana, kuko ntiwapfuye gutatana, ubwo hari impamvu. Ariko se ko umukumbi watatanye, wowe wizeye ko aho watataniye hatagera isega? Wizeye udashidikanya ko uragiwe neza kandi wamaze kwinjira mu irembo ryugariwe n'umwungeri mukuru? Iyo umukumbi utatanye nibwo ubasha guhura neza n'amasega yo mu gasozi maze akawurya. Niba wibwira kuri intama, suzuma neza niba waramaze kwinjira mu irembo kugira ngo isega ritazakurya kandi waragiye uvuga ko ari ryo uhunze. Zaburi ya 23 ku murongo wa 3 gukomeza handitswe ngo, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Tinda ku magambo avuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Uvuga aya magambo ni intama. None wa ntama we, wowe uracyemera guhumurizwa n'inshyimbo ndetse n'inkoni by'umwungeri wawe? Cyangwa iyo umwungera gukubise inkoni ikakurya, uhita uva mu mukumbi ukajya hanze yawo? Mbese aho icyatumye uva mu mukumbi si inshyimbo n'inkoni byakunyujijweho? Intama nyinshi zagiye bitewe n'iyi nkoni y'umwungeri, kandi umwungeri mwiza uwo ari we wese agomba kuba afite mu kuboko kwe inshyimbo ndetse n'inkoni, maze intama yajya gutana umwungeri akayigaruza inshyimbo ndetse n'inkoni. Ni iki cyagukuye mu mukumbi? Mbese aho si inkoni ndetse n'inshyimbo by'umwungeri? Andi magambo yo muri iyi zaburi aravuga ngo, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Intama nyinshi ubu zifite abanzi benshi, kandi abanzi benshi nabo zabanaga nazo mu mukumbi wa mbere. Izi ntama zumva ko umwungeri mukuru azitunganiriza ameza mu butayu zirimo. Nyamara urwango ni rwinshi mu mitima yazo. Dore abanzi batatu zagakwiye kugira. Umwanzi wa mbere twabwiwe kugira ni isi, uwa kabiri ni umubiri, kandi uwa gatatu ni Satani. Niba mu rugendo rwawe muri ubu butayu hari uwo wita umwanzi wawe, ubwo ayo meza ntabwo umwungeri mukuru ari we uyatunganya. Nibyo wivugira. Nta muntu ugomba kuba umwanzi wawe. Itorero ntirigomba kuba umwanzi wawe. Ukwanga ntakaba umwanzi wawe. Abanzi bawe ni batatu gusa: umubiri, isi na Satani. Yesu yaravuze ati, murwanye uruhande niba bishoboka, mubane n'abantu bose amahoro. Utinde ku magambo avuga ngo murwanye uruhande, si mu ruhande rwabo. Mu rugendo rwa Yesu ku isi hari abamwangaga, ibyo si ikibazo cye, ariko we yarabakundaga. Ubwo mu ruhande rwa Yesu yabanaga n'abantu bose amahoro. Nawe nubana n'abantu bose amahoro, umwungeri wawe azatunganya ameza no mu maso y'abanzi bawe. Kandi niba utabanga bo bakakwanga, si ikibazo cyawe, kuko mu ruhande rwawe nta kibazo kizaba kirimo. Dusoreze ku magambo Pawulo yabwiye abakuru b'itorero bo muri Efeso. Yababwiye aya magambo bagiye gutandukana, batazongera kubonanira mu isi. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 ku murongo wa 28 gukomeza. Handitswe ngo, mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba barinzi.
kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Pawulo yararebaga akabona igihe azaba yarapfuye atakiriho, amasega aryana azinjira mu mukumbi agashaka kurya umukumbi, kandi ayo masega yavuze ko ari abigisha bazavuga ibigoramye. Mbese uyu munsi twumva abigisha bavuga ibigoramye babivugira mu mukumbi. Ubwo niba bahari, ni igihamya cy'uko ibyo Pawulo yavugaga atarapfa ari iby'ukuri. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 ku murongo wa 2, Petero yaranditse ati, muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu, abo mwagabanijwe, ahubwo mubi byitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kandi harandi magambo abwirwa twebwe abayoborwa. Ayo magambo yanditswe mu Baheburayo ku gice cya 13 ku murongo wa 17. Ni amagambo areba intama. Handitswe ngo, mwumvira ababayobora mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Hari impamvu mwungeri mukuru yashyize ku burinzi abungeri bato. Tujye tubumvira, tububahe, tubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yacu twebwe intama nk'abazabibazwa. Dusoreje aha iki kiganiro twashingiye ku kibwirizwa cya Pastor Rodrigo Silva wo muri Brazil mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Nk'uko bisanzwe, wabanye na Jacques Lameke. Imana iguhire, gira amahoro. Rwanda SDA Imnizi.